Senare, wawe ndiye kuyakara
usanga buri gihe bavuga ngo tuzafatanya n'amakorali bakavuga urutonde siko bigenda. Burya kiriya kintu ni kinini cyane kuko muri ayo makorali bavuga hari indirimbo yabo uzi ukunda kurenza izindi. Yego mbabwiye rimwe nagira ngo abandi ntabwo nzikunda reka byihorere yaba ari ugukopeza ikizamini. Yego turagira ngo tubamenyeshe ko tukiri kumwe n'abaririmbyi babiri bo mu nyenyeri kandi barakomeye. Yego reka dusubire ibyo twavuze kare. Korali ntihagarara karirimba mureke kuvuga mbere n'abatararangiza ariko murashobora kubera iki icyo kintu murakima yego turamuca turebe. Amina amina. Dushyiramo indirimbo rero dutangire twumve tugiye kwakira korali Resurrection. Turayigize korali twakira I
byiza umwuka w'Imana akomeza kugendagenda hagati yacu reka turimo ufite mikrofone kuko abagenzi bacu batubwiye ibyago bagize kandi mukomeze kwihangana ariko ntabwo batufasha amagambo yoroheje ugahamagara ntabwo ubugingo bwacu ukagira akantu gato tubwira mwababona n'umunota sibyo se ubikore neza kwa kundi twakorera murakoze cyane mu gihe abana b'umwami basohotse kuko yongeye kuvuga ngo barabyumva reka mbere ya byose nshima Imana mu mutima wanjye izina ry'Imana rihabwa icyubahiro reka mbabwire ko burya Imana igisohoza uyu munsi twari tuwutegereje igihe kirekire ariko reka dushime Imana ko ibyo twatekereje uyu munsi bigeze ku gihe muri kano kanya reka mbanze nshimira amakorali yose twabanye muri iki gitaramo mu izina rya Groupe Resurrection ndabashimiye mwese Imana ibahumugishe nshimiye korali Abahiriwe reka mbasaba aho bari bahaguruke ndabashimiye Salomo umwami wa Isirayeli umuhungu wa Dawidi yakurikiye inzira se yari yarahisemo y'amazina kamishi agenda atunganye ubuzima bwe bwaranzwe no kubaha Imana muri byose umunsi umwe Uwiteka abonekera Salomo mu nzozi maze aramubwira ati saba icyo ushaka mwana wanjye yiguhe Salomo yamenye yuko ari umunyantege nke ahitamo gusaba Imana ubwenge ntiyasabye ubutunzi ntiyasabye no kurama we yahisemo ubwenge nyakuri nicyo dukeneye natwe turasaba uyu munsi guhitamo by'ukuri Imana ishaka yuko duhitamo igikenewe Salomo yamenye yuko ari umunyantege nke ahitamo gusaba Imana ubwenge ntiyasabye ubutunzi ntiyasabye no kurama we yahisemo ubwenge nyakuri nicyo dukeneye natwe turasaba uyu munsi guhitamo by'ukuri Imana ishaka yuko duhitamo igikenewe murasaba nimusubizwe kuko musaba nabi bamwe dusaba amafaranga kuko ari icyo dukeneye abandi n'abamazu n'ibindi tutarondora kubera mahitamo tugirayo bifuzi bifatika nyamara tubazi bidakwiye kubazwa bwa mbere reka Imana ibe nyambere niyo dukwiye kubaza nibwo bwenge Salomo yamenye yuko ari umunyantege nke ahitamo gusaba Imana ubwenge ntiyasabye ubutunzi ntiyasabye no kurama we yahisemo ubwenge nyakuri nicyo dukeneye natwe turasaba uyu munsi guhitamo by'ukuri
Imana ishaka yuko duhitamo igikenewe. Salomo yamenye yuko ari umunyantege nke, ahitamo gusaba Imana ubwenge. Ntiyasabye ubutunzi, ntiyasabye no kurama, we yahisemo ubwenge nyakuri, nicyo dukeneye. Natwe turasabwa uyu munsi guhitamo by'ukuri. Imana ishaka yuko duhitamo igikenewe. Icyemezo dufata igihe duhitamo ibitadufitiye umumaro. Hari ubwo twibwira ko turi mu nzira ikwiye yatugeza ku Mana, ngo itwigishe ubwenge nka Salomo, umugabo w'umuhanga mu byo yajyaga akora ku iyi si. Yabaga atemeraga ko Mwuka w'Imana twemeza igikwiriye. Salomo yamenye yuko ari umunyantege nke, ahitamo gusaba Imana ubwenge. Ntiyasabye ubutunzi, ntiyasabye no kurama, yahisemo ubwenge nyakuri, nicyo dukeneye. Natwe turasabwa uyu munsi guhitamo by'ukuri. Imana ishaka yuko duhitamo igikenewe. Salomo yamenye yuko ari umunyantege nke, ahitamo gusaba Imana ubwenge. Ntiyasabye ubutunzi, ntiyasabye no kurama, we yahisemo ubwenge nyakuri, nicyo dukeneye. Natwe turasabwa uyu munsi guhitamo by'ukuri. Imana ishaka yuko duhitamo igikenewe. Yesu yaranyesheje, yatsinze urupfu adutsindira na Satani. Ntabwo nkwiye guhora niganyira buya, ntabwo nkwiye guhora nihete kandi mfite Yesu. Nizeye Yesu, nizeye n'umusaraba we w'agakiza k'umunyabyaha gaturuka. Niringiye ko tuzaruhuka, tukibera mu mudendezo, aho tutazongera kwitanga ikibi. Nizeye Yesu, nizeye n'umusaraba we w'agakiza k'umunyabyaha gaturuka.
ugiye kudubera akaduteza inani ngo tuve umwami wacu ntabwo tuzava mu bwishingizi umwami wacu ntabwo tuzava aho agakiza kacu gaturuka. Nizeye Yesu, nizeye n'umusaraba we wagakiza ku munyabyaha gaturuka. Niringiye ko tuzaruka tukibera mu mudendezo aho tutazongera kwikandikira. Nizeye Yesu, nizeye n'umusaraba we wagakiza ku munyabyaha gaturuka. Tuzaruka tukibera mu mudendezo aho tutazongera kwikandikira. Nizeye Yesu, nizeye n'umusaraba we wagakiza umunyabyaha gaturuka. Tuzaruka tukibera mu mudendezo aho tutazongera kwikandikira. umunsi w'umunezero kandi abantu bishimye. Ni mwese abatabanitse simufite ikihe kibazo kandi abantu bishimye. Ndabona muri mwese Imana yagucyubahiro. Amazina yanjye nitwa Komisenge Souvenir, nkaba ndi umwizera w'itorero ry'Abadiventiste b'Umunsi wa Karindwi hano rya hano. Tugiye kwigana amagambo make kugira ngo nyine n'igitaramo gikomeze. Mbere ya byose katwa n'udushobora gufite isenge. Twongeye gushima Imana yacu, tugushima kuri Imana igira neza, uri Imana ikomeye, wemeye ko twongeye kugira amasaha tugiye mu kazi ntabwo icyubahiro. Tugiye kwiga ijambo ryawe, twaritse Umwuka wawe kugira ngo azabane natwe, n'abaye n'igihugu izina ryawe gucyubahiro mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye kurebera hamwe amasomo make cyane. Isomo rya mbere turisanga muri Yohana 15. Hagiye umuntu dusomera. Bakredo, kundi dusomera. Yohana 15 uhere ku murongo wa 3 kugeza kuri 5. None mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye, mugume muri nge nanjye ngume muri mwe. Nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye ku muzabibu, niko namwe mutabibasha nimutaguma muri nge. 5 ninjye muzabibu namwe muri amashami. Uguma muri nge nanjye nkaguma muri we, uwo ni we wera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Simbuka 13 ugire 15. Ntawe ufite urukundo ruruta urw'umuntu upfira inshuti ze.
muri inshuti zanjye nimukora ibyo mategeka. Sinkibita abagaragu kuko umugaragu atazi ibyo shebuja akora, ahubwo mbise inshuti kuko ibyo numvise kuri data byose mbibamenyesheje. Ahangaha turi kubona neza ko Imana itubwira ngo turi inshuti z'Imana nidukora ibyo Imana idutegeka, tukagendera mu bushake bw'Imana, tugakora ibyo Imana ishaka, ko tuzaba inshuti n'Imana. Urumva ahangaha ntabwo yatubwiye ngo, yaravuze ngo nta muri abagaragu, ahubwo mbise inshuti zanjye. Urumva ko iyo umuntu agendeye mu bushake bw'Imana agakora ibyo Imana imutegeka, aba inshuti ye, akaba hafi y'Imana. Buri muntu ahangaha wese ndamwifuriza kuba inshuti n'Imana cyane, agakora ibyo Imana imutegeka kugira ngo ibashe kumuha nawe byinshi. Tugiye gusoma irindi somo riboneka muri Yesaya Yesaya 45 umurongo wa 2 kugeza ku wa 4. Reka bisomere. Haravuga ngo Mateyo soma. Yesaya 45 umurongo wa 2. Nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize, nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri. Umurongo wa 3. Nzaguha ubutunzi buri mu mwijima n'ibintu bihishwe ahantu hiherereye, kugira ngo umenye ko ari jye Uwiteka uguhamagara mu izina ryawe, ari jyewe Mana ya Isiraheli. Amena. Aya masomo murumva ko ajya kumera kimwe. Hamwe twabonye ko nidukora ibyo Imana ishaka tuzaba inshuti z'Imana. Ahangaha tubonye neza ko ngo Imana izatujya imbere ikagenda iringaniza byandi bitaringaniye. Bivuze ngo kwakunda uhura n'ibibazo bitandukanye, ufite ubuzima bwawe wenda se wahuye n'ikibazo runaka, ariko wisunze Imana ukaba inshuti n'Imana, ahangaha ikujya imbere by'ibibazo byose ikagenda ibikuraho, nawe ntumenye ukuntu bigenze. Buri muntu wese uri ahangaha ndamwifuriza kugendera mu bushake bw'Imana. Hano tugiye kubona amagambo 3, ibintu 3 bishimisha Imana. Ikintu cya mbere harimo kwizera. Ko turi abantu bizera. Ni mwese se? Mwese murizera? Ambatara gasore gatoya ni umugabo umwe, ubu ngubu ni umupasiteri nyine ukomeye bya hatari. Umupasiteri nyine ubu ngubu yabaye umuntu ukomeye, ariko mbere nyine yari umuntu w'umukene cyane. Noneho ariko yarizeraga cyane, akajya gusenga Imana, akavuga ati Imana nubwo bimeze gutya ariko nizeye ko uzangirira neza. Noneho umunsi umwe ahura n'ikibazo cy'inzara, umva umuntu ukennye nyine agira n'inzara. Arangije kubera n'inzara n'ishya ajya gusenga, avuga ati Imana nubwo meze gutya nizeye ko uzangirira neza, ariko uzambare basi kandi abana bakunda ifiriti. Nta muntu ukunda ifiriti hano. Noneho uwo mugabo arangije arasenga ngo Mana nubwo meze gutya ngo ariko nizeye ko uzangabura nkarya n'ifiriti nkumva ko n'ifiriti imera. Kurumva ifiriti ukuntu imera mu buzima bwe. Umunsi umwe ahantu habaye ubukwe, arangije aza muri bantu bari gutwaza intebe abantu nyine ngo bajye mu bukwe. Babura ikintu babahemba ya firiti. Reka noneho ya firiti ayibona ntiyayiriye, ahubwo yashyize mu mufuka arirukanka ajya ahantu yasengaga Imana, avuga ati Imana ni wowe se umpaye ya firiti nagusabye. Kubera iki? Kwizera kwe byatumye nyine Imana imukora ibintu byose bitandukanye. Bivuze ngo ubu ngubu nyine ntabwo ari story, ni ubuhamya nyine buhari. Imana yamugiriye neza, niyo firiti ararya noneho nta kibazo. Bivuze nyine ngo iyo wizeye Imana iragukubira ikaguha n'ibirenze. Mwumvishaho kwizera ibintu byiza, mutangire mwizere. Ikindi ni ukwihangana, kandi abantu bihangana. Ni mwese se? Mama rimwe no mubaza tambuka gato. Bamuhe mikoro. Tugeze ku kintu kivuga kwihangana.
ndashaka kubaza ntabwo ari ibyanyu byo ariko nyine ni ukukubaza nyine nako ntabwo tuvuze ngo bibe byo ntabwo mbikwifurije tuvuge wenda uranga wambaye fomuzi habura gato nyine ngo muhite mukurikiraho muririmbe sibyo noneho hano hanze murabizi nyine hari abantu nyine bafite amakuru atari ivumbi reka mbivuge gutya araguhamagaye arakubwiye ngo paparine ntabwo ari ibyanyabyo araguhamagaye arakubwiye ngo paparine mubonye ahantu banguka uze umurebe ari kumwe n'undi muntu urumva mubarira umbwire wakomeza ukaririmba ese wagenda basi wakuyemo fomuzi byagenda bite ni ikibazo gikomeye ariko ni ukuri hamwe n'Imana wakomeza ukaririmba kuko ntekereza ko nta byiza waba ugiye kurebayo wakomeza ukaririmba Imana iguha umugisha bivuze ngo n'abandi iki ngiki kigezaho umuntu wihangana nyine kwihangana bisaba kwihangana ibintu birenze ikintu kiroroshye kubona bamumanike tureba bamama bari hano siko mutamarika ntabwo murimo kandi ndimo ndababona abamama nimumanike turebe iyo kintu kiroroshye ntabwo cyoroshye ariko Imana ikunda umuntu wihanganye nubwo unyura mu bintu bikomeye bigoye ukihangana ugategereza Imana ikindi kintu cya gatatu ni ukuzirikana ibyo Imana yakoze ese tujya twibuka ibyo Imana yadukoreye turabyibuka tujye tuzirikana ibyo Imana yakoze niba umeze nabi uyu munsi uzirikana uvuga uti nubwo bimeze gutya ariko ejo Imana yangiriye neza nubwo abana batari kwiga ariko basi primaire barayirangije uzirikana ibyo Imana yagiye ikora mu buzima bwawe ibyo nishimisha Imana nibyo mbasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu twubashye Imana dusenge Uwiteka Imana nziza tugushimiye kuri Imana nziza kandi Imana idukunda wagucyubahiro tubonye neza ko turi inshuti zawe tutari abagaragu tubonye neza kandi ko nidukora ibyo ushaka tukagendera mu bushake bwawe tuzasaba icyo dushaka cyose ukakiduha turakwinjize kugira ngo duhe izo mbaraga mu izina rya Yesu amen muzaba mutese oya mwemurekeye ntabwo ari uko nguko keretse n'aba bantu bose bahagurutse bano bari mu ruteraniro mwese muhaguruke nabo tubigishe guteta hano niba hari umwana w'Imana uri muri runo rusengero wese nahaguruke twese tugiye guteta abana b'umwami ariko ntabwo ducuranga turaririmba iyo refure yonyine tugiye gutetera nde turi kumwe n'umukiza wacu nde yego reka dutangire bungubu rero ntabwo tuzategereza kera uriya wari uri kudufasha gutangira nadufashe tumenye aho dutangirira twebwe abana tuza batwatesi twebwe abana tuza batwatesi kumwe n'umukiza wacu Yesu turirimbe ducuranga kuko twongere twebwe abana tuza batwatesi twebwe abana tuza batwatesi kumwe n'umukiza wacu Yesu turirimbe ducuranga kuko twanesheje haleluya musubire mu byicaro byanyu ndasenga Imana yumva gusenga kugira ngo yumve iki cyifuzo cyacu turifuza kuzatetera mu bikari by'Imana abana b'umwami bo ku Kagugu Imana ibaha umugisha